wambabariye wowe ukabyara we. Nese hari uruhare nagize muri iyo nda yawe ujye kwitwara. Wambabariye koko ko Imana izaguha umugisha. Niyo ujya gusamba nturebe uwo uri gusambiraho. Imana yabikoze. Gute se bakuruta kandi ari we mugore mutoya? Kariyo. Tubikemure kagitwite cyangwa tugahereza impuhwe kabyara. Kubyara twanamubyarana tukagira uko tubyara. Gusa nese ukavuye. Wagira ngo noneho tubizanze uko. No, ibyo byibarebe. Bakareka mve muri data mind dance. Rero nkubwire. Nibagirwe umwibagiwe. Nuwanjye njyenyine rutori. Tawe dusangiye. Urahitamo mugumane cyangwa ubura ubuzima. Mushiki wanjye rero yakwicishije. Niko yabaye. Umvaga muri guhora mwicisha ibintu. Burase byanyu ibintu nabazanye. Bizi ibyo nari nateguye. Niko yabaye ariko ni ibintu byawe. Kwakira abantu ni ibintu byawe ariko bizana n'umugisha. Ariko kari akaje kari kanaryoshye. Bari kwanga kukanywa koko utabeshye. Karyoshye. Nose shira. Kwaje kwa sister wenyine abana kuri stage basore nyase. Abana rero bagiye gukina n'abandi bana. Nabohereje ngo bajye kwandi ngo bajye gukinayo. Kwande? Kwandi. Okay, wa mushuti wanjye. Impamvu nanyibajije kugenda abonye n'abana kugenda bonyine. Ntacyo. Ofete, umvaga nkumbuye mushiki wawe. Tumaze iminsi tutari kubona. Ubwo rero ndeba kuzana abana mu muhanda. Kandi bari bamaze iminsi bansaba kujya gusura abandi bana. Ni kujya kureba bariya abana bo Rwanda. Androse muri misoro arameze neza. Ntacyo yishe nta n'icyo atwaye. Hanyuma rero mpita niyizira nza kwirebera sister sinari nzi ko nabaye. Bose Andrew. Ariko gafe. Ko muri kubaza Andrew cyane bigenze gute? Ni inshuti yanjye. Ntabwo ajyaga aza kubasura ngo wenda agire yagiye mu. Si bisanzwe. Yajyaga aza. Ni bisanzwe. Andrew ni inshuti yanjye n'umugabo w'umunyamwe. Baguseza gahunda dufitanye. Gahunda tugomba gukora. Bigeze mu mishinga none se sheri uraguma hano cyangwa turataha? Ntabwo nagusiga. Wabanje ukareka wanza nkundira umusaza wawe. Nese umuntu nakundije. ngaho mu Rwanda.
oya nawe utsinda njyewe oya ugomba kuguma oya ahangaha ugomba kujya kureba abana uretse shiri gatoya uretse nite kuri musaza wanjye asohoka asa neza cyangwa nuko umubonye ameze neza gutya uza kumureba akiri tugende cyangwa uyu urabusigaye ya turajyana ajye kureba abana okay ubu nawe ni wowe utangiye kubyanga n'ukuntu uzi abana bageze birirwa banyishyuza ambaho urifuza ko abana bareruka ko basa nabi ariko arasa neza nashakaga ko asa neza kurusha hariya ngo bagiye kwa Andrew yego dada ntacyo reka njyane mashiri nonaha se dushaka kugenda oya ntagende uraza kumusanga genda aragusanga ntabwo musiga Andrew se Andrew ko wabonaga muri iyi minsi wenda atambonaga wabonaga mu maso yishimye inshuti yanjye cyangwa arakaye ababaye ufite Andrew mbona ari ibisanzwe mbona biri aho yani inshuti yanjye okay nese papa ke kubera icyo uri kubaza Andrew cyane kajya kwihagarika ndaje umva banguka dutahe tujye kureba abana twirinde amagambo y'abantu urabona ahantu avuye ntabwo ari heza bagomba kureka nkabanza nkamundura agasohoka nk'umuntu uvuye burayi ariko berisi nonese kubwo wabwiye abana ko yagiye burayi none uyu munsi nagenda ameze ko yabona abana bakamubona hano n'abana mu bwonko bwayo ibyo ntibiba bibarimo ikirenze kuri icyo nanjye nkeneye kumuhatura nagaragaje ivanga ry'umugore n'umugabo merci ubwo rero yisubirana gusa ukuntu nari maze kumera neza muri iyi minsi sister reka tugende sibyo tuzatugenda ariko byaje uzagaruka nzagaruke sister nta kibazo uzagaruke rero ibyo ntabwo bisaho cyane wowe kuza umwarira umuvandimwe see you baby we Basoma, biri papa. Uzi ko abandi bana bavugaga ngo bafite papa wabo, nanjye nabona dati ke ntabwo wari umukumbuye. Nari mukumbuye. ya muri kwiga neza Ahubwo numvaga tuzajyana ku ishuri. Ndi kumva Gukora iki? nzakuvana mu maso. uri kumva waguma umureba Uzi ko dusa. uyu munsi babatekera iki bashaka kurya iki Numvaga twarya inyama y'inkoko. nyuma y'inkoko ikindi wowe Yandi ifiriti. ifiriti mabebe uyu munsi kwizira tujuru ubugari ubugari Oya. Okay. abatora ubugari ni bande b'inkoko Inkoko? ni ubugari aha iki Ifiriti. n'ikizi Ni iki? na dodo Ako n'umuceri twawushyira. Isosi. isosi y'iki Y'inyama. twese turabitongera bebe mwebwe mwatuye ubugari ya bana banjye nanjye banira nagiye hanze nabatekerezaga nari bakumbuye cyane nasize muri ubuhinja urumva narakubeshye ukora hano sinjya mbeshya Cyo nkundira mama buriya rero. si njya mbe Keza wabibonye? kandi Tugiye azakora kuzaba tujya ku ishuri twishimye byose tubyujuje. Sibyo papa? ariko ako nzabita si no uko makayi yanjye byujuje ni iki mwari mwarabuze muretse kunteza papa wanyu muretse kuba mwarabuze papa Ntabwo nakivugira. ni igikizi nyine mwari mwarabuze papa ni igikemwe si papa gusa sinari narakubwiye ko yagiye hanze rero ubu ngubu murabyibuha Papa yaje rwose.
papa ubu noneho ndi kumva wagira ngo ndi mu nzozi. kanguka Kamugende mukuremo njye mwambara impuzu. Nambare inkweto za kamambiri. Sibyo? Muhumbike ngo rero. Ndebye abana banjye numva. Wabaye umubyeyi mwiza pe. Gusa mabebe. Wangore umutima wanjye. ese ubu nta kuntu twasenga cyane ntibizongere kubaho. Mabebe. Gusenga ni ngombwa ariko nzaba nsenga. Wesenga ariko nzaba nsenga. Kambe nyina naba. Mabebe. Je t'aime chérie. Moi aussi. Gusa. Rero njye navuye hariya naretse intuzi inzoga ndagushyiramo akarikeri. Harimo akarikeri. Njye ninywera fanta. Ugeze ubwirwa n'iki ko ndi buyishobore. Ahubwo si ikibazo. Kereka niba atari wowe nzi. Shaka desi ntiwanasoma cheers. Somye hose desi tutembaga. Ubuzima bwanyu sha. Yuko munumva ari mbacura mugabo. Nanwe tsa warondowe. Akakojijisha shabwo ariko abazima batungushyiremo nakana. Wowe nzi. Reka kujijisha. Ubwo ntigeze ndikugura ariko nishimiye ko bari ku. Ndabizi uri mu bishimiye ko nareko ariko si bose. Umuntu yifuza ko ndafungwa cyangwa akagira ikibazo ngo bigendere. Maremo mbazi sha. Ubwo nanjye razima ngezemo. Urumva ukuntu mvuze ngo turimo tuzi. Ariko nakubwiye ngo wishimiye ko nareko. Mu bishimiye ko ariko. Mwereke. Abantu si beza. Ariko sha waretse kujijisha. Ako wasize mu nzu. Waretse kujijisha. Oya afunga wasize mu nzu. Umugabo uhamye wa wundi nzi wa wundi wari ufite agasura kameze nk'akurenja. Soto hari umugabo ngo nyitezo rero ko nabyo. Usigaye ufite igisura nk'igikeke. Agaruko guto. Twafunde nyuma no notisa y'umuntu yarahindanye. Muntu wanjye. Wese mubwire. Bakiri uzi ko kuva kera wampaga amakuru. Tarakiboneka muri karitsesha. Wagenda naragiye rwose makotsa nihugiraho ndagenda nibera iyo naguhaye ubazura yandusha wowe Nyiraho se ko wowe undusha amakuru ibyo gihe ntabyo narinze ngo harabishime ko wafunze Nyiraho ibyo mubwiye biseriye tureke za burage zacu ndababaye cyane mu mutima nataye igihe kirekire natakaje ibyanjye Tangire. Mama. Cyane ko nzi ababikoze bazi. Abamfungishije ndabazi. Swiseri. Oui. Bari twe dufitanye umubano urenze witondere kumbwira abantu baba baraguhemukira nawe ntazabahemukira. Ndagwa amafaranga ashoboka yose. Ndagwa amafaranga. Cheers.
kandi uba yabaye n'umuranzi. kuko ubu ngubu ndabizi wowe nta kintu ujya ukorera umuntu urumva nasizemo kaje nta kintu wamureka. Aha ushaka ko nkora iki sasa? Nk'ubu rero ndagira ngo utangire unegere Andrew n'inshuti ze bagendana. Andrew uzi Andrew ari inyuma y'ifungwa ryawe. Yarahutse ntabwo ngutumye ndabizi umunwa wawe n'ibanga ryanjye nyine tugiranye. Baba nyine n'ibanga ryawe nanjye ariko nawe umuntu uragucitse urarimbwira. Andrew niwe wagufungishije? Nkubwiye ko ari we wamfungishije ndakubwira nti tangira ugende unekere Andrew. Sindaniye ku muntu nazi icyo munekera amana. Wowe umva ibyo avuga urebe ibyo akora ndetse nzajya n'amafaranga ugende umwicara iruhande n'inshuti ze umva ibyo bavuga cyangwa se niba yicaye hano ugende ahantu ku yindi ntuza ku kindi gice byegeranye. Aho nawe ngiye gukora akazi nabyo rwose wavuga ngomba kumenya ni umuntu ndamunekera iki yewe byaba ngombwa nkamugira uruhande rwose nkamwinenekaho cya mbere ni ukunyishyura. Nyiraho Andrew ndakeka ko ari we wamfungishije none. Agaswe niwe wamfungishije. nubwo witwa niba ari we wagufungishije. Ariko se waretse amagambo tugende gake gake. Nyaguhahira kwishyura nyakugura umuruho abandi bawubonera ubuntu. ubu ngubu ubu ndarigikora ubu mudugudu wose urarubimenya. hajemo amafaranga ntacyo navuga ariko wibeshya gato ntunyishyure umuntu urancomoka. Ibintu byanjye ni haryo uba muri mobile money. Kanda kanyenyeri. Ariko nyine nkotse uramenye uwo munwa wawe kandi cyo nkubwiye ikirenge ku kindi ibyo avuze byose cyangwa amafaranga aho akabari yinjiyemo ukajyemo aho yicara wicare hirya inshuti ze wabaye cyiza kanya. mukanya uvuga ngo ndavuvuka nk'igikeri none mvuze amafaranga ngo nabaye cyiza. Reka kuri se haruro ariko we nta muntu wakurakarira kabisa. inzoga ubanza igihe ufunzwe nayo yari iri mu nzu nawe wari warifunze pe. Inzoga nshobora kunywa nkashishira umeze nubwo duseka yanyokeje wakimwe ibyo bivemo kuko ndakubuza unywa ibyo muranywa icyo uranywa iyi ni uza rikeri nakuye mu Burusiya niyo cyakora ibyo muzabireka yuza ngo inzoga nziza. ariko kuko mama yari yarafunze hanze urafunguye